none hari umutipe tubana nkuko nabikubwiye kuva kare, nagenda nkaba namukubariza niba yaguhereza icumbi, kuko urabona n'imvura irakupakubye, kandi n'imvura n'ubu rwose iri kugwa ntagira ashira mu kirere, ntabwo babasha kugera mu umuhungu mubana muri abahungu gusa cyangwa n'abakobwa barahari? oya, aba wenyine, sibye ko yuko nanjye acumbikiye gutyo muri ubwo buryo akaba ari we tubana, ariko nyine namubaza niba nawe yaguhereza icumbi. Umuhungu uramwizeye ku buryo bwacyo ntacyo amazeho? Ndamwizeye rwose, ndamwizeye 100%. Wagenda ukamutwereka? Namubereka rwose, atuye hano haruguru gatoya. Twagiye. Namutwereka kabisa. Yicaraho nta kibazo. Wari wagiye he? Hari amazi nari najyanye ku igare hano hirya, ariko nahuye n'agahumamunwa pe. Cyagenze bite sera? Ku mwana w'umukobwa ubabaje. Cyamugenda nagiye ngeze hariya kwa Karoli. Amwishe se? Birenze no kumwisha. Ati byagenze bite? Nagiye hariya kwa Karoli. Nibwo nagiye rwose hariya hirya imbere y'igipangu cyabo. Nagiye mbona umwana w'umukobwa. Ese ibintu byamubayeho. Cyagenze bite? Nagahumamunwa. Gute se? Haje umumotari. Kagire nkuru? Umumotari, umukobwa nyine ntabwo yaramenyereye Kigali. Kigali si mu mujyi nyine. Nyine ntamenyereye Kigali, avuye mu cyaro. Yego. Yaraje gushaka akazi. Yego. Ushaka ngufashe iki? Ikintu ngo oya ngiye ndashaka kukubwira ngo umukobwa bamutuburiye. Yego. Bamunyaga amafaranga ye. Ngo baramushakira akazi. Yego. Ka kazi arakabura. Amafaranga arayabura. N'uwamutuburiye aramubura. Imvura iraguye. None narinje kumutakira. Wamubabariye ukamuha icumbi. Nubwo nanjye ari wowe uncumbikiye nkaba nakwishyura, ariko ihangane uyu mukobwa abona harara. Ariko se reka manze mubaze, ubundi wagiye kumwemerera iryo cumbi ufite ubwenge buzima cyangwa urabizi yuko hano dufite agatanda gatoya nako gato cyane, iyi nzu ndayishyura, nta n'icumi winjiza muri uru rugo, urabizi yuko oya ibyo nta kintu bitwaye, ijoro rimwe akazinduka ataha. Ari bwarya iki? Ararya kuri bya bindi twahaye. Urabizi yuko ibiciro byaruriye ku masoko, ntacyo kurya cyaboneka, icyakora cyo igishoboka cyo nuko weho ugiye kumpuza n'uwo muntu rekeraho. Harya ngo ni umukobwa? Ni umukobwa ariko sinamukurekera, ndakuzi. Ubwo rero nubyanga twese turaba duhagaze mu nzu ariko abona harara. Okay, ubwo rero arararamo hagati, urare ku ruhande turare tubyigana nta kibazo. Oya, ibyo kurara hagati akarara ku ruhande ntibishoboka. Urava ku gitanda kirareho nanjye mveho akirareho, twese twebwe duharaye duhagaze mu nzu. Okay, niba ari ibyo ngibyo ahubwo mwese icumbi ndariryenye ndakurahiye. Ntabwo ibyo bintu uri kunsaba byo gucumbikira abandi bakobwa ntabwo byakunda. Impamvu bitakunda, basi urabizi yuko ibiciro ku masoko byaruriye, ni umunsi umwe, ntabwo byakunda. Ngwino njye mbanze njya kumukwereka noneho mu bipange nawe urebe niba wanamucumbikira. Imvura yamunyagiye yanashushe. Ngenda uzane na rya kote ryawe ahubwo ubanze umutize. Icyakora kuko ari umukobwa reka mpfe kureba ngende ndebe wenda nyine, ariko ntacyo nyine gasopo. Gasopo gende wakanze aha.
bite amakuru neza witwa nde nitwa Kanyana nari mpuye n'umuvandimwe wanjye tubana hariya ambwiye ko hari ikibazo ngo ufite cy'uko uba wahuye n'abambuzi byakugendekeye gute navuye Nyanza nje gushaka akazi ngeze hano umumotari arantuburira ambwira ko agiye kumuza n'umuntu ntiyagaruka nicyo kibazo mfite cyo kuburaho se abantu b'i Nyanza ko njya numva ngo muvukana amashuri 7 ntagutuburiye gute ariko umukobwa mwiza nkawe ntago umuntu wakwima icumbi sinzi uko yaba ameze rwose ahubwo tugende uriya we nashaka ndanamwirukana rwose twigendere byakubaho byakubaho ufite umushere aya ntawe ufite wamugushakira se ngo ndamukenera umwana